Iyi ni inzu nubatse mu Masaro. Ni vaze nyine yo ku meza. Iyi ni moteur. Iyi ni napero yo ku meza. Porte serviette. Iki ngiki ni icy'imbuto ukagitereka ku meza. Ibi ngibi babibikamo imbuto. Rwanda bakunza Face TV mbahaye ikaze kuri Face TV. Uyu numwanya mbagezaho ibiganiro, amakuru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mujya mwibaza muti uyu mugabo amakuru nk'ayanga yakura he, abagambira iki? Aya makuru ntambagira igihugu cyose cy'u Rwanda, nkagenda hanze imbibi zose z'uturere ndetse nkinjira no mu midugudu no mu tugari. Abeshi baribaza ngo uyu muntu araragenda yirirwa agenda abigenza ate kugira ngo abone amakuru ndetse musobanukirwe byinshi mugenda mubona hirya no hino, ariko kandi ntago mumamuzi uko bikorwa, kibaza ngo ibi bintu bikorwa nabande cyangwa se ngo ibi bintu tubona biva he. Abeshi babazi ko biva hanze, ariko kandi hano mu Rwanda hari abantu bafite impano zidasanzwe. Aha rero muri buze kwibaza byinshi. Hari umwana ufite impano idasanzwe, ariko kandi byagutera amatsiko nawe ukibaza ngo uyu mwana mu mutwe we abatekereza iki agambire gukora bino bishushanyo, imyenda, ibindi bintu byose bigiye bitandukanye, kugira ngo ubibonye nawe wagira amatsiko yo kwimbika muri kino kiganiro kugira ngo umenye byinshi birambuye kuri kino kiganiro. Nta kindi rero mbasaba no gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru mbategurira bijye bageraho 5 kuri 5. Nabe rwota amasimbi tubaye karibu kuri Face TV. Tugwaye karibu kuri Face TV. Murakoze ndabashimiye. Amazina yanjye nitwa Mukakomeza Usengera Sheri. Ntuye mu mudugudu wa Kamenge, Kagari ni Nyabugogo, Umurenge ni Kigali, Karere ni Nyarugenge. Ariko navukiye Icyangugu hahoze Nyamasheke. Abantu bashaka kwibaza ngo ese uyu mwana bari kumwe ni umwana we? Ni umwana wanjye mu mbyaro ya 4. Hanyuma uyu mwana wawe yitwa nde? Yitwa Gisubizo Claire. Reka nawe tumuhe mikoro ya Face TV atangira twibwira. Amazina yanjye yitwa Gisubizo Claire. Aho dutuye mu Mayahababwiye. Wiga mu mwaka wa kangahe? Wa 4. Mu mwaka wa 4. Hanyuma mubyeyi tukiri hano twimbika kino kiganiro twasanze uyu mwana afite impano idasanzwe. Iyi mpano yabayikomoye he? Bo navuga ko impano y'inkomoraho kuko nanjye nabitangiye nkiri umwana mutoya ujyana n'abandi kuragira inka. Uko baragira ngiye nkicira imikenke nkajya koha imipira, nkomeza gutyo nza kubyiruka mbyisangamo nkora ibintu byinshi bitandukanye. Ubwo rero ntago nashidikanya kuvuga ko iyo mpano ayinkomoraho. Hanyuma bino bintu warabimwigishije? Po navuga ngo naramwigishije, ariko nanone navuga ko ntamwigishije kuko ibi njya kubyiga twarajyanye, akomeza yikinyira utuntu tw'abana biza kunanira, ahubwo abari we wongera kuza guhindukira ambwira uko babinyeretse wanyigishaga yamaze kwigendera. Hanyuma mwana mwiza, turakubona n'ibihangano byawe. Iyi mpano wayikuye he? Ni ibintu wagiye kwiga mu ishuri? Ibi bintu wabikuye he? Ntabwo ari ibintu nagiye kwiga mu ishuri, kuko mama yagiye kwiga aje aranyigisha, noneho nanjye ndatekereza ngo ko mama anyigishije nanjye wajya nivumburira utwanjye. Bakunza Face TV rero murambabwira ko nzangende bazana byinshi bitandukanye kandi byigisha abanyarwanda muri rusange. Reka twimbike mu kiganiro rero. Ubu noneho tujye kugera ku bintu uyu mwana akora. Mushaka kugira amatsiko mukibaza ngo uyu mwana ibi bintu akora ni ibiki, abikora agambiriye iki, bifite uwuhe mumaro muri societe nyarwanda cyangwa se mu banyarwanda rusange. Reka rero twimbike mu kiganiro, ariko kandi amatwi muyahange Face TV. Hanyuma mwana mwiza, turakubona ufite iki kihangano cyawe cyangwa se ufite ishakoshi yawe wakoze mu Masaro. Niwe wayikoze? Ni njye wayikoze. Hanyuma ko tubona harimo amasaro agiye atandukanye, icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo. Aya mabara ashushanyije iki? Iri ni idarapo ry'u Rwanda nyine. Kuki wahisemo gukora iki gihangano cyawe mu idarapo ry'u Rwanda? Kugira ngo nyine nyikore mu idarapo ry'u Rwanda ry'igihugu navukiyemo. Hanyuma numara kugikora mu idarapo ry'igihugu wavukiyemo bigende gute? Kugira ngo abantu bose nyine bavukiye mu Rwanda nibazabibona bajye bavuga
ngo umwana yakoze ishakoshi mu idarapo ry'u Rwanda kugira nabo babikunde. hanyuma iyi shakoshi yawe kuri umunyeshuri wabijyana ku ishuri, Oya, hanyuma wayikoze ngo izajya ijyamo iki? ibintu nk'ibitabo nyine nka Bibiliya ku muntu ugiye gusenga n'ahandi hantu hose ugiye ukabikamo ibitabo. Ngaho ushyiramo ibitabo turebe. Umunyeshuri agiye ku ishuri arambikamo amakayi akayafata. Umunyeshuri nyine ugiye ku ishuri arambikamo ibitabo ubundi akagatwara neza ntabwo bimeneka. Hanyuma iyo urangije gufunga ubigenza ute? Ufata ku mikondo nyine ugatwara nk'ibindi bikapu bisanzwe. Hanyuma mubyeyi umaje kubona ko umwana wawe akoze ishakoshi mu masaro ariko kandi irimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, watekereje iki, wabyifashe mute? nyamara kubona ko akoze aka kantu numvishije ari ibintu nishimiye. Urabona ko byanyeretse ko ari n'umwana ukunda igihugu yavukiyemo. Niba yatekereje ati giye yongeye gukora kandi nkore ibintu biri mu ibara ry'igihugu cyanjye, bivuga byanyeretse ko afite umutima ukunda igihugu cye ndetse n'abagituye. Numva biranejeje, mugira inama ni rero ubwo ariko bimeze, ukomeze ukoresha impano yawe, bishobora kuzakugeza kure. Bakunzi ba TV rero muri kubona uyu mwana afite icyo bita igipupi cyangwa se igishushanyo muri rusange, ariko kandi yaje kugikorera ikanzu nziza. Namwe muraje muyibone, reka umwana adutangira ikiganiro nanone ku nshuro ya kabiri akora igihangano cye. Mwana mwiza, iki gipupi ni cyawe waguze? Ni icyo papa yanguriye. Akimara kukikugurira urabona ko cyambaye ubusa, wabigenje ute? Naravuze ngo nuko papa nguriye igipupe cyambaye imyenda isanzwe, reka nanjye kiriho akanjye nyikorera icyo mu masaro. Iyi niyo kanzu wakoreye kino gipupi cyawe yo mu masaro? Yego. Wayikoze ugambira iki kugira ngo ukore umwambaro w'ikanzu ariko kandi ugamije kuwambika igipupi cyawe cyangwa se igishushanyo cyawe papa yakuguriye? Nagikoze ngambiriye kugira ngo nanjye ndebe ko nabasha kudoda imyenda, wenda nkazabona nka buruse yo hanze, nkazajya kuba umunyamideli wo hanze. Nciyeho umutwe kugira ngo nyambike. Ndi kwambika ikanzu igipupe, ikanzu nyinyuza hejuru. Ikanzu maze kuyambika igipupe kanyisubiza ingingo zacyo, kansubizeho ingingo z'amaboko, kanshireho n'umutwe. Igipupe ndangije kucyambika. Hanyuma urangije kwambika kino gipupi cyawe urabwira iki abakunzi ba TV barimo kubona igipupi cyawe cyari cyambaye busa ariko kandi cyambaye ikanzu yo mu masaro? Kugira ngo ikintu ngiye kubabwira, nimukazajye mwitinya kuko namwe mufite impano. Ushobora nko kubona aka kantu ukavuga ngo ubuse nakavumbuye ute. Naratekereje ndavuga ngo nanjye reka nkore imyenda yo mu masaro ndebe yuko nabishobora, mpitamo gukora iyi kanzu. Hari n'ibindi nzagenda nkora nimugaruka muzabibona. Mubyeyi noneho ndabona yakoze n'ikanzu. Ibi byo urabyitwaramo utumusi noneho azavuga ngo ngiye gukora indege, ngiye gukora ubwato buri hejuru y'inyanja, noneho amaje gukora ikanzu. Ariko kandi ushobora no kwitegura yuko agomba gukora indege cyangwa ubwato buri hejuru y'inyanja. Urabyitegura ute? Ntabwo ibi byantungura cyane ko uyu mwana mubonamo impano idasanzwe. Kuba yarakoze iyi kanzu, hari ibindi byinshi by'udushya tuvumburira. Ubu n'umwana ntamenye uko ateye, iyo akubwiye ngo iki ntugikore gifite ingaruka, ukarengaho n'ubundi ingaruka urazibona. Kandi yakubwiye ati iki gikore, uragikora kandi ugahirwa. Muri we rero mbona ko hari impano Imana yamusizemo twe tutari twabasha kumenya. Gusa icyo dusabwa ni ukumureka akisanzura mu mpano ze, tukazareba icyo bizabyara. Gusa mbona navuga ngo ni gift Imana yampaye mu bana banjye mfite. Suji gusa kuko abana banjye mfite bose n'abanyempano, mbona rero ari impano Imana yanyihereye. Ubu ko bigaragara yuko yakoze ikanzu mu masaro ariko kandi yambitse cya gipupi cyangwa cya gishushanyo papa we yamuguriye. Umunsi uzabyuka ugasanga wagiye ku kazi ukamara nk'iminsi 2 wenda utari wamubona, cyane yuko ubyuka ujya ku kazi, we akabyuka ajya ku ishuri, ariko kandi akaza gutaha avuye ku ishuri weho udahari, ugasanga yagukoreye ikanzu nayo mu masaro. Uzayambara?
nzayambara kuko impamvu nayambara ubu musanze nta misatsi mfite, sinjya njya muri salon niwe ntunganyiriza umutwe ndetse n'abakuru be niwe batunganyiriza umutwe, nk'uko muruzi iki gipupe ubu niwe wakikoze ibi ngibi niwe wagisutse. Rero kuba basha kuntunganyiriza umutwe sinjye gutanga amafaranga muri salon akansuka ibyo nshaka byose, n'ikanzu nayambara nta kibazo nagira. hanyuma kandi turi hano mu kiganiro, ntago turi kumwe n'umufasha wawe, ntituri kumwe n'umugabo wawe, ariko kandi mujya mukora ikiganiro kirambuye mukaganira. Uyu mwana we n'umugabo wawe ko mwamubyaranye, ariko kandi akaba akora ibidasanzwe, iyo murimo mu kiganiro mwimbitse mu kiganiro, mwumva mu mitima yanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu mufite kuri uyu mwana ari ibihe? Ibitekerezo dufite si uyu wenyine, bose no kubafasha, kuko hari udushya twinshi badukorera, nk'ubu dukora ubukwe badukoreye udushya dutangaje, batubyinira drama, batubyinira ibihinde. Urumva ko tubatekerezaho cyane, uretse ubushobozi wenda twashobora kubura, ariko icyo badufashaho ubufasha cyose bavuga ati turagishoboye, twumva tubari hafi, haba mu bitekerezo cyangwa se mu kubafasha. Uyu mwana twimbika ikiganiro nganira nawe yambwiye ati ngenda ashaka umunyamideli ku rwego rw'isi. Umunsi uzabona yambutse akambuka kino gihugu cyacu akajya ku mugabane w'Uburayi, yambukijwe na rutemikirere cyangwa se yuriye indege. Urabyiteguye cyangwa ntago ubona birimo kugenda biza? Ndabyiteguye kuko umwana wanjye afite impano nyinshi, gukina filime, arafite amafilime agenda afasha gukina, ahimba udukomedi twe kandi akadukora. Urumva ntago navuga ngo siniteguye, muri we nteguyemo ibintu byinshi ndetse bizamubaho mu byerekeranye n'impano kandi nziza afite. Bakunzi ba festival rero, ubu turi ku cyiciro cya kabiri, ariko kandi tugiye kugera ku gishushanyo cy'iciciro cya gatatu. Mubyeyi, iriya kadasitere mbona witeguye ko umwana wawe hari igihe azayubaka? Umunsi ahubwo nsanga yayubatse, dore ko yayubatse ntanahari, nahise mbona ko azankorera ibikomeye. Yaranshimishije cyane, bitangaje ku byo namenye uko mbikubwira. Reka twinjiye mu kiganiro rero. Yavuze ko iki gishushanyo cy'iyi nzu ariyo nzu ashaka kuzubakira ababyeyi be. Reka twimbike mu kiganiro ubundi umwana dusobanurire. Igishushanyo cyawe ni igishushanyo cya kangahe wakoze? Iki ni icya gatatu. Iki ni igiki? Iyi ni inzu. Iyi nzu yawe wayubatse mu ki? Mu masaro n'urudodo. Iyi nzu wateganya kuzayibamo n'ababyeyi bawe? Yego. Hanyuma iyi nzu yawe wumva uzayubaka mu mwaka? Nyine ni inkura, nkabona amafaranga nanjye nzayubakira ababyeyi banjye. Iyi nzu yawe ko mbona nta muryango ifite, bazayinjiramo gute? Irawufite. Hanyuma umaje kuyubaka ukayereka mama we na papa we bakubwiye ngo iki? Baranyishimiye nyine, barangije barabwira nuko nyine amasara ari make, nari kuzubaka na convention. Convention wayigezeho? Ntago ndayigeraho. Wayibonye, wabonye gute ko yitwa convention? Wayibonye ute? Nyine nagiye nyireba ku makaya hishushanyije, ariko nifuza kuzayigeraho kugira ngo ndebe uko imeze, nzamenye nuko nyikora. Wifuza kuzayigeraho ngo urebe uko imeze? Wumva ninde uzayikugezaho? Ubonetse wese akayingezaho namushimira. Ubonetse wese akayikugezaho wamushimira? Uwo wumva cyane wenda wabonye ku bitangazamakuru hirya no hino, kuri televiziyo, ukamumva kuri radio, ariko kandi kumva ko uwo muntu yakugeza kuri convention ninde? Aline Gahongayire. Inde? Aline Gahongayire. Aline Gahongayire ni muntu ki? Ni umuhanzi nkunda n'indirimbo ze arigena nazibyina. Kwa ko nyine ngewe mbyina drama mu nsengero nyine. Muhaye inshingano zo kuzakugeza kuri convention? Nyine yangezaho namushimira, ariko nifuza no kuzahura nawe. Ngayo nguko rero bakunze ba festival murambabwira yuko nzabagezaho byinshi bitandukanye. Noneho umwana tugezeho ufite ibihangano bigiye bitandukanye, asabye umuhanzi umwe kuzamugeza kuri convention. Ubwo iyo tashe niye, ariko kandi ngakunda n'ibihangano bye cyane cyane ko ajya n'ababyina. Ubwo rero arabyumva, ashatse kumugeraho yatwandikira kuri email yacu tukamugeza kuri uyu mwana ushaka kugera kuri convention, ariko kandi umukunda bidasanzwe kandi akunda n'ibihangano bye.
Wakiye iyi nzu ya kadasitere ariko kandi akavuga ko azayubaka amaje gukura, amaje kwiga amashuri ye, amaje kubona amafaranga. Ibyo bintu urabyiteguye cyangwa ubibona mu nzozi cyangwa ubona ko ari umuhamagaro udasanzwe umwana afite? Ibintu kuri njye nabibona nk'umuhamagaro udasanzwe, nkanabyitegura cyane ko ubusanzwe nizera Imana, nizera ko yamusizemo ubu bwenge bwose no kubikora izabikora. Agenda akora byinshi bitandukanye ariko kandi ageze ku nzu. Hari igihe uzaza usange iyi nzu yawe urimo yayitatseho amasaro abengerana ndi y'umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'andi mabara atandukanye. Uzabikuraho, uzabigenza ute? Ntabwo nzabikuraho cyane ko ambwira ibintu byinshi by'udushya. Nk'ubaherutse kumbwira ngo aramutse agize amahirwe amugeza muri Nyungwe, ambwira ibintu yakora byose bya Nyungwe. Rekeraho ikiganiro noneho uravuze ngo amugeza muri Nyungwe, reka niganire nawe. Abenshi bakunze ba TV batagira ngo ni ibintu turi kugenda duhimbahimba. Reka niganire n'umwana, nyina mbwiye ngo ibintu byo muri Nyungwe, reka niganire nawe. Mwana mwiza, Nyungwe urayizi? Nayo nyireba ku bishushanyo, ntabwo ndayigeramo. Nyungwe utekereza ko ari iki? Ni ahantu nyine ibisimba byibera. Hanyuma twari turimo tuganira na mama wawe ariko kandi atubwiye ngo umuntu uzakugeza muri Nyungwe, muri Nyungwe uzabugiye kwenda iki? Nzaba ngiye kureba uko ikoze, ndebe n'inyuma yaho uko hakoze, menye uko mikora nayo mu masaro. Urashaka kuzubaka Nyungwe mu masaro? Hanyuma muri Nyungwe ko habamo ibisimba akabamo n'ibiti, ibiti uzabikora mu masaro n'ibisimba bikore mu masaro? Yego. Hanyuma kandi wavuze ko ushaka umuntu uzakugeza muri Nyungwe, urumva ari nde muntu uzakugezamo? Ministeri. Iyihe ministeri? Ministeri y'uburezi. Kubera iki wahisemo ministeri y'uburezi ko ari izakugeza muri Nyungwe? Nuko nyikunda, ikaba inaduha uburere bwiza. Ngayo nguko rero bakunze ba TV murambabwira ko nzabagezaho byinshi bitandukanye, noneho ahisemo ministeri y'uburezi ngo nizamugeza muri Nyungwe kugira ngo arebe ishyamba n'ibisimba byose abikore mu masaro. Hanyuma numara gukora Nyungwe mu masaro, ugakoramo amasaro mu biti, ugakora amasaro mu bisimba, uzabiha ministeri y'uburezi? Nyine kugira ngo nyibahe, nakora wenda nk'ibihangano bibiri, kimwe nkakigumana, ikindi nkakibahamo nk'impano. Kubera iki kimwe uzakigumana ikindi ukakibahamo nk'impano? Ni ukugira ngo nyine kimwe nyibaye nagumana ikindi, noneho abantu bose bakajya baza bakabireba, nabo bakanezerwa. Mubyeyi mama w'umwana, noneho umwana ahisemo ministeri y'uburezi ko ariyo izamugeza muri Nyungwe. Umunsi umwana uzajya kubona ubone ministeri iramufashe imugejeje muri Nyungwe ariko kandi iramujyanye, nta mpungenge uzaba ufite ko ibisimba bizamurya? Nta mpungenge nagira, bitewe nuko buri bundi kuba ahisemo ministeri y'uburezi, ni ababyeyi kandi nibo baturerera, baramutse bamujyanye numva nta mpungenge nagira, banzi ko bamungarurira. Yimbitse mu kiganiro avuze ngo azashushanya ibiti mu masaro, ashushanye ibisimba mu masaro. Weho aho hantu urabyumva ute? Icyo gihangano cye nk'ubwo ntaragishushanya ariko kandi arumva ko azagishushanya, urabyumva ute? Ndumva mbere yagatangaza, kuko numvaga ari ibintu umwana atatekereza, ariko nanjye numva birantangaje. Ariko ubundi munsi abinganiriraho cyane niho byantangaje, ndetse ngira no kumubwira ati ntabwo wabishobora. Arambwira ati nge nzamurekera impano ye yikorere, basi bimunanira ariko yagerageje, ariko wakanyumvisha ko muri we yumva azabishobora. Ndumva rero nta kindi nabivugaho, nkuko natangiye mbibabwira, icyo nzamuha n'ubufasha, ubundi nawe nkareka akagerageza impano ze. Hanyuma tugeze ku gice cyacu cya kane, aho agiye kutwereka ikindi gihangano, ariko kandi ndabona ibihangano bya byinshi turabasha kubivamo. Iki gihangano cyanyu cya kane umwana aragifite, urakibona mu maboko ye, ariko kandi noneho yahinduye style cyangwa yahinduye imikorere yacyo. Iki gihangano cyo wacyakiriye ute umaje kubona ko umwana akirangije? Iki gihangano nacyakiriye neza cyane, ko iki cyo ninjye wakimwigishije,
kuko nubwo abasha kuvumbura ariko hari ibindi nanjye mba mfite kandi nzi ngomba kumwereka kugira ngo nkomeze muzamurire impano. Nakimwigishije mbona atari bugishobore by'ukuri, mubona ko kirakomeye, kiri mu nzira ndende, ariko ngiye kubona mbona arakihushije, numva biranejeje, numva binteye umunezero, kuko niba ufite umwana nk'uyu iteka ryose urumva ko ari umwana uziha agaciro, utazamubona yabaye imbobo. Biranezeza rero iyo ubona ufite umwana ufite impano, ukabona afite ubwenge, cyane ko mu iki gihe nitwihangira imirimo. Aha niyo napfa nonaha najye navuga ngo ntacyo nsize umwana uzibeshaho, biranejeje. Mwana mwiza, iki gihangano cyawe ni icya kangahe? Ni icya 4. Iki noneho bakita ngo iki? Iyi ni ivaze. Ivaze, hari ushobora kumva ivaze akumva ngo ivaze ni ikintu kimeze giti, gisobanuwe neza birambuye twumve. Iki kivaze wagitaka nko mu nzu cyangwa ahandi hantu hose ushaka, ukagitaka, washaka ugashyiramo n'indabo. Hanyuma ukora bino bihangano byawe byose twagiye tubona, ariko kandi ukaba ufite hano mu nzu, uzakomeza ubitunge cyangwa uzabigurisha? Nzabigurisha, ntabwo nakomeza ngo mbitunge. Ubu igihangano cyawe kimwe kigura miliyoni zingahe? Ntabwo ari miliyoni, iki ngiki ni mama wakubwira uko kigura, kuko ni wowe umenya uko yaguze amasaro. Ubwo mama wakugurira amasaro, weho ukabitanaga? Urabitanaga? Ndabiboha. Ntago bitanaga, urabiboha? Mama wagura amasaro hanyuma ukabiboha. Ubu nk'iki gihangano cyawe wakiboshye iminsi ngahe? Ni umunsi umwe. Weho nkawe w'umwana utari wakora ku mafaranga, urifuza ko cyagurishwa amafaranga ngahe? Iki ni nk'ibihumbi 50. Ibihumbi 50? Ubwo uzajya uboha ugurisha? Ni mu rwego rwo kwiteza imbere? Nyine njyewe iyo nkoze wenda ibingibi sindatangira kubigurisha, ariko nkora nk'udukoma nkatugurisha, amafaranga nkayabika kugira ninkura nzayashyire kuyo nzaba mfite, nubakira inzu ababyeyi banjye. Ngayo nguko rero bakunzi ba Face TV, murambabwira ko nzambagezaho byinshi bitandukanye, ariko kandi binyura imitima yanyu kandi byigisha. Mubyeyi mwiza, noneho iki gihangano ngo cyitwa vaze, uyu mwana ari kugishyira ku isoko kandi ngo yagiha agaciro k'ibihumbi 50. Urabona bikwiranye? Ntago abizi uko mbigurisha, ariko ibyo avuze haramutse hari aho akorera byashoboka, ariko kuko ubu ntaho dukorera, tumeze nk'ababunza agataro, ni 25 nkigurisha, ariko mu by'ukuri si baba gikwiriye kuko kijyaho amasaro ahenze, ariko muri bwa buryo bwo kugira ngo umuntu yifashe, wenda azagera ubwo yagera ugabona aho gukorera, tugurisha make bishoboka, ntabwo aba akwiriye. Nkayavuze byo yakabayeyo uramutse ufite ahantu ukorera. Hanyuma kandi ari gukomeza gukora byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi akavuga ngo ibihangano bye azabishyira ku isoko, abashaka kubigura babigure mu gihe azaba arimo kubigurisha, ariko kandi bikavamo amafaranga, kandi akaba ari umwana muto, akaba ari umunyeshuri. Ayo mafaranga uzayamubikira, ayo mafaranga uzamuguramo imigati, ayo mafaranga uzamuguramo inkweto, uzamuguramo imyambaro, uzayamaza iki? Ntago narya amafaranga y'umwana, nteganya ko namara kugwira, kuko n'ubundi harayagurisha utunigi, udukomo, uduherena cyangwa udupeta, ngerageza kuyabika, ariko numva nzamufunguriza konti ziriya z'abana, nkamushyiraho ubwizigame bwe. Ngayo nguko bakunze ba Face TV, rero murumva ko ababyeyi hari byinshi bateganyiriza abana, ariko kandi mu gihe kizaza. Ngayo nguko rero bakunze ba Face TV, tugeze ku gihangano cya 5. Murakibona ku mafoto, ariko kandi nyiracyo arahibereye, niwe mubona ugifite imbere ye. Reka dutangire ikiganiro, twimbike abasobanura iki kintu ni igiki, gikora iki. Mwana mwiza, uraho? Ndaho. Noneho turabona uzanye ikindi gishushanyo cyawe cya 5. Iki ni igiki? Iyi ni volomoteri. Ngo ni volomoteri? Volomoteri? Ni volomoteri? Yego. Cyangwa ni velomoteri? Nuko cyitwa nyine.
ngaho rero tangira ubwira abakunzi ba Face TV ubabwire ngo aka gace kitwa gutya aka kandi kitwa gutya kugira ngo babashe kumenya ngo iyi velomoteri yawe ikoze mu byiciro bitandukanye. iri ngiri ni ipine ry'imbere, aya ni amahembe uyitwaye afataho, iyi ngiyi ni intebe y'uyitwaye, iyi ni intebe y'umugenzi, iyi ngiyi ni ipine ry'inyuma, aha ngaha ni ah'imizigo. Urifuza ko iyi velomoteri yazagera muri uru rugo rwa papa wawe? Ntago nifuza velomoteri, ndifuza imodoka kuko nayo nzayikora mu masaro. Hanyuma kuki wifuza imodoka ntiwifuze velomoteri? Velomoteri ntago nayifuza kuko iraciriritse cyane. velomoteri rero buriya nyine ararebye abona atatunga igare, we yishakira imodoka kuko akiri n'umujyambere, aracyari mutoya. Kose ngiye ko shaje nyine na velomoteri urumva ntayitunga. Hanyuma iyi velomoteri yo uzayigurisha nde? Umuntu wese nyine uyishaka yayigura. Wavuze ko ibihangano byawe hari icyo nabonye ugurisha 50,000. Iyi velomoteri uzayigurisha amafaranga ake? Iyi ngiyi ni 6,500. Hanyuma umuntu uzagura ino velomoteri azayigendaho? Iyi ngiyi ntago wayigendaho. Hanyuma kuki uzayimugurisha kandi atazayigendaho? Uyu nyine ni umutako wo mu nzu. Hanyuma tukiri hano twimbika kino kiganiro mwana mwiza, turabona wakoze byinshi bitandukanye ariko kandi ugeze kuri velomoteri. Wavuze ko wifuza gukora imodoka ariko kandi ko ari yo modoka wifuza muri runo rugo. Uzahiya papa wayigendemo? Yego. Hanyuma kuki utamuhaye no velomoteri ngo azayigendeho? Velomoteri njye ntabwo nifuza velomoteri, ndifuza imodoka kuko imodoka niyo ifite agaciro kenshi kurusha velomoteri. Mwana mwiza, noneho utungu tuzanye tumeze nk'udusambi n'utwuzayiryamaho n'uduki? Utu ni udusutasi. Ntago ari udusambi two kuryamaho? Oya. Ni udusutasi. Bivuge neza mu kinyarwanda kirambuye kugira ngo n'umuturage uri kantarange amenye ngo udusutasi ni iki, dukora iki. Utu ngutu baduterekaho amatasi, utu bakadushyiraho amasahane ku meza. Niweho wabiboshye? Yego. Wabiboshye ko waboshye ibitoya ukaboha n'ibinini bitandukaniye? Utu ngutu nyine tujyaho amatasi ku meza, ibi ngibi binini bikajyaho amasahane. Hanyuma kandi hano iwanyu mu rugo mubiterekaho amasahane mukabiterekaho n'amatasi mukariraho mukananyweraho, nibyo? Oya, utu ngutu nyine n'utwo kugurisha, ntabwo wafata ikintu ngo urakiboshye ubanza ugikoreshe mbere yo kukigurisha. Uramanza ukakigurisha? Oya, nyine iyo bikoze urabibika wabona umukiriya ukabigurisha. Ntago iyo ubikoze ubikoresha nyine nk'ibintu byo mu rugo, ntago umuntu yaza kubigura bigifite isura nziza. Hanyuma mubyeyi w'umwana turabona hari amasutasi ariko kandi hari amatoya hari n'amanini, nayo muriraho? Ntago tuyariraho, ubundi birebye saro yacu nta nubwo ibitwemerera nubwo abisobanuye kuriya. Urabona ko nk'ameza yacu araciriritse, ntago wazana ibisorori uzana amasahani n'amatasi ngo biterekeho, bisaba ameza manini magari kandi meza nyine akwiranye n'ibi ngibi, ugaterekaho ibyo wifuzaga guterekaho byose wakira abashyitsi. Hanyuma akimara gukora aya masutasi tubona, ariko kandi hari igihe wabyuka ugasanga yakoze n'umusambi cyangwa icyo twita mu kinyarwanda ikirago cyo kuryamaho. Uzakiryamaho? Nakiryamo. Tukiri hano tukimbika kino kiganiro ariko kandi hari ababyeyi bafite abana babo, ukabona umwana arimo kugerageza kubumba imodoka, arimo kugerageza gukata icyondo akabumba umuntu, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga yafashe igiti arimo kukibaza. Rimwe na rimwe wasigana radio ugasanga umwana yayifunguye arimo kureba ngo umuntu uvugiramo. Ibyo bintu noneho urimbika ute mu kiganiro kugira ngo abandi babyeyi ubagire inama? Umwana nta kintu namutwara, namuyobora inzira y'uko ibintu bikorwa. Natangiye nkubwiye ko nanjye ariko natangiye nishe ibintu byinshi kugira ngo menye ko imipira natiraga abantu imipira abo nkayica nkongera nkayiteranya, bitambaro bikagenda gutyo. Nashwanyaga imyenda y'ababyeyi
ariko ntabwo bigeze bankubita, ahubwo barambwiraga ati ibi wakoze ni bibi, ujye utubwira niba ushaka umwenda wo kudoda tukugurire uwo ugomba gupfusha ubusa. Niyo mpamvu rero nanjye ntashobora kugira icyo ntwara umwana ngo nuko yakoze amakosa nk'ayo, ahubwo namwereka inzira n'ibyo agomba kutica. Tukiri hano, umwana wawe biragaragara ko akunda ibintu by'ubugeni cyangwa se ibintu by'imitako, ariko kandi arimo kwiga no mu mashuri abanza primaire. Uramuvana mu ishuri umwigishe buno bugeni cyangwa byose arabyiga byombi? Naba nkoze ikosa rikomeye mukuye mu ishuri, kuko ntekereza ko kugira ngo ibi bizamugirire umumaro nuko yaba yaranize bihagije, ndetse ahubwo njye icyo nkora ni ukumukangurira kwihata kumenya kwiga, ndetse akazamenya kuvuga indimi kugira ngo azabone nuko avugana n'ababikeneye bose. Hanyuma ibi bintu bibiri, kwiga amasomo asanzwe ya twita education, noneho n'ibintu by'ubugeni, urabihuza ute? Ntabwo bijya binkomerera, iminsi yo kwiga nyimuhariramo kwiga, ndetse nageze aha ngaha mukangurira gufata amakaye cyane kuko mbona aribyo byazamugira umumaro. Ni ukuvuga ngo rero abikora mu gihe cyo ku cyumweru cyane cyane avuye gusenga, niho mwemerera gukora ibi ngibi, kuko nanjye nkurikije ibintu byinshi nzi mu mutwe wanjye, ikindya mu mutwe nuko ntazi kuvuga icyongereza cyangwa se urundi rurimi, mba numva nahabaye narageze kure kubera izo ngaruka zambayeho. Rero niyo mpamvu ndashobora kumutesha ishuri n'umunsi umwe cyangwa mubuze kuba yasubira mu masomo yize. Hanyuma yatubwiye ko umugurira amasaro, hari igihe uzamugurira amasaro ariko kandi ayabona aho wayashyize, uzayamuha ku cyumweru, ayafata yashyire mu gikapu, agende ku ishuri, nagera ku ishuri kugira ngo yige atangire kuboha ino mitako. Ibyo bintu byiteguye ute? Tubiziranyeho ko adashobora gufata isaro ngo aritware, ubundi afata amasaro namuhaye, indi minsi yose niyo kwiga twarabisezeranye ko adashobora kubikora, kandi no ku ishuri mba ngomba gukurikirana buri kimwe nkamenya uburyo yitwaye. Mwana mwiza, ubu turi hano turi mu kiganiro, ariko kandi ibi bintu byawe ngo bikora muri weekend uvuye gusenga. Ntago wajya witwaza amasaro ukagenda mu ishuri ukaba urimo kuboha bino bishushanyo byawe? Oya, ntabwo nabijyana ku ishuri nkuko mama yabibabwiye, nyine mbiboha kwa gatandatu no ku cyumweru, cyangwa iyo baduhaye konje nibwo mbiboha, ntabwo nabifata ngo mbijyane ku ishuri. Hanyuma iyo wamaje kubiboha, ariko kandi hari abana b'inshuti zawe ugira mutahana cyangwa se mujyana ku ishuri, ntago babwira ko uboha bino bintu? Ndabibabwira, ariko ntabwo nabifata ngo mbijyane ku ishuri. Ku cyiciro cya 5 aricyo gihangano cye cya 5, muribaza ngo ni igiki? Ariko kandi ndabona gisa nk'ikiribwa. Mwana mwiza, iki kintu ni igiki? Iyi ni inanasi. Inanasi yo mu masaro? Yego. Iraribwa? Oya. Hanyuma ko yikoze mu masaro ugambiriye iki? Ikintu ngambiriye ni ukugira ngo nyine nzabone nimbona ubushobozi nanjye wenda nzajye mpinga nk'ibintu by'imbuto kugira abanyarwanda nyine bose babiboneho, babirebe n'amaso. Oya, nyine nzajye mpinga nk'ibintu by'imbuto bijyane ku isoko babigure bajye babirya. Noneho kuvuye ibyo twakwita ikoranabuhanga, uvuye ku nzu, uvuye ku modoka, uvuye no ku bindi bitandukanye, ariko ugeze mu buhinzi. Kubera iki wahisemo none kujya guhinga inanasi? Guhinga ni byiza cyane, mu bintu nkunda nkundamo no guhinga no korora, kuko nabyo nyine byakugirira akamaro. Ugeze ku cyiciro cya 7, iki kintu gifite amahembe ni igiki mwana mwiza? Iyi ni ijage. Ni ijage? Ijage ni iki? Ni ikintu cy'igikombe kinini bashyiramo icyayi ku meza. Hanyuma ko wagikoze mu masaro ariko kandi kikaba kidomaguye, udashobora gushyiramo amazi cyangwa ushyiremo icyayi, ugendereye iki? Iki ngiki nyine ntabwo wagishyiramo icyayi, iki ngiki ni nk'umutako wo ku meza, ni nk'umutako wo ku meza kugira ngo nyine umuntu wese uzajya ukireba akishimire ku buryo yumva yanakigura.
hanyuma tukiri hano muri iki kiganiro ufite byinshi bitandukanye twabirondora ngo tubivemo, ariko kandi uteganya no gukora ibindi bintu byinshi by'ibihangano bigiye bitandukanye kandi biryoheye amatwi, biryoheye amaso y'abanyarwanda. Urasaba iki abanyarwanda muri rusange? ndabasaba ko nyine bantera inkunga, byanashoboka bakajya kuri YouTube bakareba amafilime nyina na komedi, bakajya ku Rusaro TV cyangwa Rasheli TV Rwanda bagakora subscribe. Uri umukomediye? Yego. Ukina komedi? Yego. Ukina filime? Yego. Ufite agakomedi kahita kanyura abakunzi ba Face TV n'abanyarwanda muri rusange? Yego, ariko kari kuri YouTube. Gakubiteho twumve. Nako umugore nyine uri kugenda ari kuri WhatsApp, twahurira mu nzira akangonga nyine nkamushiti nkamubwira ngo telefoni izakora ishyano, kubera ukuntu nyine aba nkandagiye akanansitaraho nyine agenda arangarira muri telefone. Ngaho gira icyo wisabira abana bagenzi bawe, abo muziranye n'abandi bisi yose muri rusange. Abana ikintu nababwira nuko nabo babyutse impano zibarimo bakajya bazikoresha mu gihe gikwiriye kugira ngo nimba banazifite zitazabacika. Hanyuma urasaba iki ababyeyi bawe ndetse n'abandi babyeyi muri rusange? Ababyeyi banjye ndabashimira cyane kuko bagenda banyitaho, bakangurira ibikoresho by'ishuri, bakanakomeza bakangira inama mu bihangano byanjye nkora nyine. Urakoze mwana mwiza, turagushimiye. Namwe murakoze. Ngayo ngukora abakunzi ba Face TV marambabwira ko nzabagezaho byinshi bitandukanye, ariko kandi byigisha binyura imitima yanyu, binyura n'imitima y'abanyarwanda muri rusange. Nta kindi mbasaba no gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru mbategurira bijye bibageraho kandi bibanyure 5 kuri 5. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabashimiye.